Reka muri aka kanya hano kuri Niti Media twerekeze muri showbiz cyangwa se imyidagaduro muri rusange. Yitwa Mitsutsu, azwiho nyine ku izina rya Mitsutsu nk'umunyarwenya, umwe mu banyarwenya cyangwa se abakomediye bakomeye hano mu Rwanda. Nyuma y'igihe kinini acicikana, amakuru yiwe agenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, mwagiye mubibona ko yagendaga yinginga agerageza gusa nkaho atakambira uwitwa Nana wamukatiye cyangwa se wamutaye, akamutererana mu rukundo amwinginga ngo arebe ko yamugarukira. Mwagiye mubibona mu buryo bugiye butandukanye. Kuri iyi nshuro rero nk'uko muri kubibona hano mu masikirini zanyu, aho muri gukurikiranira ibi twabateguriye hano kuri Niti Media, murabona ko yamaze gukora igikorwa cy'indashyikirwa tugiye kugarukaho aka kanya hano kuri Niti Media. Niba nta na rimwe wigeze uduha ubufasha bwa subscribe, iki nicyo gihe. Fungura inzogera kandi ukore no kuri like nimba wakunze cyangwa se ukaba ukunda ibyo tugutegurira mu buzima bwa buri munsi. Ujye wibuka gufungura n'inzogera, ureba nimba warafunguye inzogera kugira ngo ujye ukurikirana buri kimwe cyose tugucishirizaho hano kijye kikugereraho igihe hano, kuko kuri Niti Media turabambere mu kubreakinga, gushyira hanze cyangwa se gutangaza amakuru ari current, ashyushye, agezweho mu kanya kariko kose, tuba turi update. Reka twinjire rero muri iyi nkuru y'uyu munyarwenya wamaze gukora igikorwa cy'intashyikirwa. Ni igikorwa gikomeje kuryohera abantu benshi cyane bari kugikurikira ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, kuko niyo nkuru iri gucicikana, ndetse kikaba ari igikorwa cyari kiryoheye amaso y'abantu bari bakitabiriye mu buryo buri live cyangwa se bari bahibereye ako kanya. Higanjemo ibyamamare muri showbiz y'u Rwanda, cyane higanjemo abakomediye n'abandi bantu muri bugende mukurikirana hano kuri screen zanyu, aho muri gukurikiranira iki gikorwa cyangwa se muri gukurikiranira aya makuru twabateguriye muri aka kanya. Mu ijambo riryoheye amatwi, riteye ubwuzu, ryuzuye urukundo uyu mukobwa yagenewe akarigenerwa nyine na Mitsutsu, rigaragaza ko mu by'ukuri uyu mukobwa yaziye igihe. Ni umukobwa waje mu buzima bwa Mitsutsu nyuma y'uko Mitsutsu yari avuye mu rukundo, yari atandukanye nyine na Nana, kuko murabizi ko Nana bari bamaze igihe batandukanye, ndetse hari hashize igihe n'iminsi myinshi Mitsutsu agerageza kwinginga Nana ngo arebe ko yagaruka mu buzima cyangwa se bagasubira mu rukundo, bakongera kuryoherwa n'ibihe by'urukundo, birananirana. Uyu mukobwa rero bitewe n'amagambo yuje urukundo yabwiwe na Mitsutsu, bigaragara ko rwose mu by'ukuri yaje asiba icyuho yari yatewe na Nana. Uyu mwari mu buzima bwa Mitsutsu yari yaje mu by'ukuri ari icyuzuzo, aruziba icyuho. Reka iri jambo rero ryuje urukundo turibagezeho aka kanya, mwijya kure. Ni Niti Media. Mitsutsu mu magambo yuje urukundo yaherekeje amafoto yacishije ku mbuga nkoranyambaga ziwe, yagize ati: urukundo rugira igisobanuro iyo ndi kumwe nawe. Wakoze kunyemerera kuba uwanjye imbere y'inshuti n'abavandimwe ndetse n'isi yose muri rusange. Ntuzicuza isegonda na rimwe tuzamarana. Ndagukunda. Bishatse bwa ko nyine ubwo ngubwo yamubwiye ko atazigera yicuza na rimwe, habe n'isegonda na rimwe, nyine ubwo bazamarana mu buzima bw'imibereho y'ubuzima bwabo. Benshi bakunze kugenda bagaruka kuri iki gikorwa kimeze neza kandi cyateguwe, bakavuga bati ese Mitsutsu ukunze gukina muri buriya buryo, abenshi mumuzi nyine cyangwa se tumuzi nk'umukomediye nyine, bakavuga bati se byaba ari komedi, byaba ari pranka, byaba ari uburyo bwo kugira ngo atwike. Ariko watekereza amarira yarize yinginganana, watekereza uburyo ibintu biteguye neza kandi biri seriye, ukavuga ko bidashoboka. Dushimira abadukurikira mu buzima bwa buri munsi, kuko iyo mubonye umwanya wo kujya ku rubuga rwa YouTube mwihutira kuza kuri Niti Media mukareba ibigezweho biri gutrendinga byatangajwe ku bantu mubanye natwe bwa mbere. Mwibuke kudusigira ubufasha bwa subscribe, mufungure n'inzogera, munakore no kuri like.